byaye kugeza ku rwego rw'uko hari igihe yananirwaga aho kugira ngo umwana azavuke yahuye n'ingaruka zo mu kuvuka, mu kinyarwanda cyiza bajyaga babyita gutiza. Mbonereho kubabwira yuko buriya ababyeyi bo hambere bari inararibonye, ukajya kumva ngo umukecuru wo kwa runaka azi kubyaza, nabyo byashushanyaga nk'ubudogiteri bw'iki gihe, kuko icyo gihe ubwo buryo bwo gutiza umwana yabaga ari munini bitandukanye n'inzira ari buze gucamo myororokere. Noneho ababyeyi bo hambere, umubyeyi ubundi iyo yabaga atwite yagombaga kuba afite akadodo n'urwembe kugira ngo aho indi izamufatira, umubyeyi wo kuri ako gace uzi uwo mwuga azabashe kumufasha yitabaje ibikoresho bya hafi. Urumva rero nabo bari bafite ubuhanga bwabafashaga. Umubyeyi rero aho umwana anyura barahongeraga. Mutekereze umwana wiriwe muri pampegisi yajya no kuryama kugira ngo ataza gutosa uburiri, ukaza kumushyira ku yindi mu gihe weho uba urimo kwibohora ngo ugire ubuzima bwiza. Bishatse kuvuga yuko umwana yagakwiriye kwitabwaho, agahabwa n'uwo mwanya wo kutabohwa n'ibyo tumwambika, twanga kwanduza amashuka, twanga guheka, kugeza no ku babyeyi banga no konsa ngo imiterere y'igituza cyabo itazahinduka, ariko uba urimo kumwima ibyo agenewe by'ibiribwa. Ariyo mpamvu icyo gihe ntabwo uba urimo gutegura umuntu w'ahazaza, kuko watangiye kumwima uburenganzira bwiwe karemano yaremewe mu buzima busanzwe, wewe urimo kumva ko wigirira neza, gushushanyiriza cyangwa kumukorera utuntu aza guteranya tukavamo ikindi kintu. Duhereye mu giturage kera, umwana wajyaga ubona ukabona arashaka kubaka inzu akoresheje udutafari cyangwa ibindi bintu, byarandazamukaga uko agenda akura, kuko yarahetswe abona uko wenda mukuru we bamuhetse cyangwa ahandi arabibona, ukabona umwana w'umukobwa arimo araheka umukanana cyangwa ikindi kintu yabonye, nuko rwari rwo rugero rwiza yabonye. Ariko binagendana na kwa kundi tutarimo gushaka guheka, nabwo ntabwo turimo turabigisha. Twagiye umwana yakuze, yagakwiye gutanguranwa cyane, akaba ari we ujya kubibwira abarezi, kuruta ko abarezi bazabwira umwana ngo weho ntiwarishye butashye, kuko bitangiye kumutera igikomere no kumva ko bidashoboka cyangwa se arimo kubuzwa uburenganzira, ubwo bikagera no mu muryango. Ariko iyo bibaye byiza, ababyeyi twitaye ku bana, haba hari ahantu ari ku ishuri ibyo atari yabona, tukihuta kujya kubabwira uko tuzabikemura, bimufasha kumva ko ari umwana unezerewe uguye neza. Mwibuke yuko iyo umuryango ufite amakimbirane agera ku bana, kugira ngo papa na mama bazatandukane, bahukane cyangwa barwane, umwana azagere ku ishuri bavuge ngo dore uriya mwana ngo iwabo ngo basize mama cyangwa mama yasize papa, tubaho twenyine. Ibyo bintu biri buze gutuma tubakika hazaza, kubera ko yatangiranye komplekse, ibikomere no kumva ataryohewe na sosiyete, ari byo bizamutera kwitakariza icyizere mu murongo abandi bari bujyemo. Murakoze, turabashimiye ku badukurikiye ndetse bakurikiye n'iyi channel, tubashimira uburyo ki musanzwe muyikurikira, ariko by'umwihariko mugiye gukomeza gukurikira ikiganiro rero tugiye kuganiraho. Ni ikiganiro kivuga uburyo ki umuntu aba agomba gutegurwa mu byiciro by'ahazaza, kubaka umuntu mu cyiciro kizakurikiraho. Ariko kugeza uyu munsi turi buze kwibanda ku mwana. Ese umwana iyo akiri mutoya uba ugomba kumwubaka mu biki, uba ugomba kumurinda ibiki, kugira ngo nava muri icyo cyiciro cyo kuba umwana azagere mu cyiciro kizakurikira ariko yarabonye ibyo agomba kuzabona, kabona yuko ibyo ngibyo abazabona nibyo bizamuherekeza amaje kuba ingimbi, amaje kuba umwangavu, amaje no kugera mu rugo rwiwe. Nibyo tugiye kuganiraho. Mu by'ukuri iyo ugiye gutegura umuntu, umutegura kure cyane hazaza. Abahanga bo banamutegura kugeza ku rwego rw'igihe azaba atakiriho uwo azasiga ukuntu bizaba bimeze. Ari nayo mpamvu ikwiriye, ibereye yo gutegura umwana akiri mutoya. Ubundi biramutse bidukundiye, uretse yuko mu buzima busanzwe bwa hano muri Afurika dukunda kubyara cyangwa se dukunda kugira umuryango, ariko ari mu buryo tutateganijwe. Mbere yo kubyara umwana wagakwiye kuba waramuteguye. Bishatse kuvuga iki? Abahanga bavuga yuko iyo ugiye kubyara umwana waramuteguye,
n'igihe cyo kurema umwana cyangwa se cyo kubonana ko bazakora umwana, bagomba kuba bari mu gihe cyiza cy'umunezero kandi bagamije kuzabona uwo mwana. Iyo umuntu atwite umwana mu buryo butateganijwe, akenshi wa mubabaro w'umubyeyi yibaza nzabigira nte, ko musamye wenda mu buryo budakwiriye, ko musamye nta mikoro dufite, ko musamye turi mu bukene, ko musamye tubayeho muri ubu buzima turi mu bukode. Izo ngaruka zose ntago zigera ku byishimo by'umwana umuntu atwite, kubera yuko ibyiyumviro by'umubyeyi ni nabyo bigera ku byiyumviro by'umwana, bikaba bizamuherekeza mu rugendo rwe rwo gukura. Bishatse kuvuga yuko akenshi cyangwa se mu buzima busanzwe abantu batari bagira umuryango, bibaye byiza bikaba umugisha, umuntu yajya ategura ati tugiye kuzabona umwana. Muzarebe urugero rw'abana b'imfura mu muryango, akunda kuza ari umwana ukunzwe, kuko umuntu yakoze urugo ikintu cya mbere aba agamije ni ubwuzuzanye, ariko haba harimo kuzabona umusaruro uturutse ku mwana. Uriya mwana ukuntu bamwitaho, ukuntu bamutegura, ukuntu avukira mu biganza bya papa na mama bamukunze, bamuterura, ukuntu abo mu muryango inshuti n'abavandimwe baza kumureba, muzakunda kubona ko bariya bana hari ukuntu baba bameze mu mitekerereze, mu mikurire no mu bijyanye n'ubwenge n'ubumenyi bitandukanye n'umwana wavutse mu buryo budateganijwe cyangwa budashakwa. Umwana rero iyo atwiswe cyangwa iyo ababyeyi batwite umwana, umutwite niwe gicumbi, niyo ngobyi iba imufite, iba igomba kubungwabungwa, akarindwa imirimo ivunanye, akarindwa kubwirwa nabi, akarindwa yewe no guhabwa cyangwa agategurirwa indyo yuzuye, kuko ibyo aba arimo yakira nibyo biba bizafasha umwana mu nda. Mwibuke yuko no muri Bibiliya tugiyemo tubona yuko hari abantu babaga bazi umwana uzavuka, ariko abamutwise bakabaha amabwiriza ntihazagire vino izabageraho kugira ngo bitangiza urwo rubuto bafite, rukaba ruzavuka rwaramaje gusa nk'urwangirika. Umwana rero iyo atwiswe cyangwa iyo umubyeyi amutwite akiri mu nda, ashobora kuganirizwa birakunda, ashobora kuramutswa. Iyo utashye uri umubyeyi, mama we baba biruranwa bari mu nda yiwe, ariko nk'iyo uri umugabo ukagera mu rugo ugasuhuza umubyeyi, ukamuhobera, ugakora ku mwana. Njye ubibabwira najyaga nkunda no kubaririmbira, ukaririmbira umwana indirimbo nziza. Hari igihe iyo amajije kwirema rwose akina mu nda ndetse cyane, kugeza ku rwego rw'uko mama wiwe akubwira ati rekera, arimo arakina cyane, arimo arantera imigeri. Uriya mwana bari mu munezero, ni naho ubutaha uzasuhuza umubyeyi akakumva, akavuga tuzi ko usuhuje n'umwana, akabyumva. Uwo mwana batangiye kugira gute? Guhabwa umunezero. Bitandukanye rero na wa mwana uzaba yarashatse gutekererezwa nabi. Mwibuke ko kugeza uyu munsi hari abantu baba bafite inda batwaye mu buryo budateganijwe, bagashaka kuzikuramo, bakazitwita biganyira, bakazitwita mu buryo runaka. Murumva itandukaniro riri hagati y'abo bana bombi no mu mikurire yabo. Iyo umwana amaje kuvuka aba agomba kurindwa ndetse no gutangira gutozwa. Ubwo ntago twagiye cyane mu byatunze umwana akiri mu nda, ko ari byo bimuha kwaguka kw'ingingo zimugize, arizo zizatuma ubwonko bwiwe bwaguka bukaba bunini, bukazitoza gufata ibintu byinshi. Ariko n'umwana wabaye mu nda, umubyeyi we yarafashe intungamubiri zikwiriye, bimuha kuzavuka nawe ari umwana ushyitse. Mwibuke yuko buriya rimwe na rimwe igwingira ry'umwana hari igihe ribera mu nda nyina kigize gute? Akimutwite. Iyo rero bibaye gutyo, ingaruka z'ingwingira ngira ngo murazizi, bituma umwana atagira igihagararo gikwiriye. Ariko uko umwana aba yagwingiye, ni nako n'ubwonko bwiwe buba butoya, ntibwisanzure kuzakira ibintu binini bigari no kwaguka, ku buryo ushobora gusanga umwana hari aho atageza mu mitekerereze bitewe yuko yagize igwingira ryo mu mitekerereze. Bishaka kuvuga ngo hari icyo gice cyo gutegura umwana akiri mu nda. Nibidukundira mu biganiro bizakomeza tuzakivugaho mu buryo burambuye, nibinaba ngombwa tuzaba turi kumwe n'abandi bahanga n'abasesenguzi babifiteho n'ubundi bumenyi. Umwana nawe rero iyo amaje kuvuka aba agomba kuvukira mu biganza byiza, kandi akavukira mu buryo bwiza. Mu bihe byatambutse tutari twatera imbere cyane, ababyeyi benshi bagiye babyarira
mu miryango. Ariko ababyeyi bo hambere nabo bari bazi uburyo ki bafasha umubyeyi wabyaye kugeza ku rwego rw'uko hari igihe yananirwaga, aho kugira ngo umwana azavuke yahuye n'ingaruka zo mu kuvuka, mu kinyarwanda cyiza bajyaga babyita gutiza. Mbonereho kubabwira yuko buriya ababyeyi bo hambere bari inararibonye, ukajya kumva ngo umukecuru wo kwa runaka azi kubyaza, nabyo byashushanyaga nk'ubudogiteri bw'iki gihe, kuko icyo gihe ubwo buryo bwo gutiza umwana yabaga ari munini bitandukanye n'inzira ari buze gucamo myororokere. Noneho ababyeyi bo hambere, umubyeyi ubundi iyo yabaga atwite yagombaga kuba afite akadodo n'urwembe kugira ngo aho indi izamufatira, umubyeyi wo kuri ako gace uzi uwo mwuga azabashe kumufasha yitabaje ibikoresho bya hafi. Urumva rero nabo bari bafite ubuhanga bwabafashaga. Umubyeyi rero aho umwana anyura barahongeraga, icyo kinyarwanda cyiza, ku neza y'umwana ugiye kuvuka. Mwibuke yuko n'uyu munsi hari igihe umubyaza ashobora kurangara ataza gufasha umwana mu gihe cy'ivuka, ugasanga yavutse ananiwe. Muri kwa kuvuka hari ibyo yamize atagakwiriye kumira, ari byo bizagira ingaruka mu buryo bw'ihumeka no kuvuga, cyangwa se ugasanga kubera ahantu yatinze hari ibice byiwe by'umubiri mu kuvuka cyangwa by'umubiri mu kuvuka bigize deformation, bigize guhombana cyangwa kutamera neza kubera yuko bitagenze neza. Umwana rero duhereye hahandi twavuze akiri mu nda ya mama wiwe aba agomba gusigasirwa, no mu gihe cy'ivuka aba agomba kwitabwaho. Ari nayo mpamvu uyu munsi bakangurira ababyeyi kwipimisha no kujya kwa muganga babifitiye ubushobozi. Amavuriro, serivisi z'ububyaza zirimo zimanuka kugera ku maposte de santé, kuri centre de santé, kugira ngo umwana azavuke mu gihe gikwiriye kandi neza. Twibuke yuko bibaho, abaganga bakadufasha, ariko mu buryo bwiza bukwiriye. Umwana yagakwiriye kuvukira igihe cyateganijwe, bitabaye mbere yacyo cyangwa ngo bizabe nyuma yacyo, kuko hari igihe mu gutinda k'umwana kuvuka muqueuse, donc amatembabuzi aba arimo mu nda aba makeya, bikazamutera izindi ngaruka. Ariyo mpamvu habaho ubukangurambaga bwo kugira ngo abantu bipimishe kandi bazajye kwa muganga mu gihe cyo kubyara, umwana amajije kugera mu biganza by'umubyeyi. Abagomba rero kwereka urukundo, abagomba gufubikwa, abagomba kubwirwa neza, abagomba gukarabywa, abagomba koswa, kugera muri cya kigero cyangwa se muri ya minsi bakunda kutubwira. Dukunda kuvuga iminsi 1000 yo kwita ku mwana, ariko rimwe na rimwe hakaba hari amezi 6 y'ingenzi umwana aba agomba kwitabwaho, afata amashereka atari yagereye ku gihe cyo gufata ifashabere. Bivuze iki? Icyo gihe haba hagomba kwitabwaho umubyeyi kugira ngo abone amashereka aza gutunga umwana, kandi nibinaba ngombwa umwana akomeze no kwitabwaho mu isuku, mu rukundo, mu guhindurirwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibuke yuko umubiri wacu utanga ibyo wawuhaye. Njya nkunda nkatwe bakuru cyangwa se abagabo ariko n'abandi, muzarebe iyo umuntu akunda kunywa ikawa cyane, akunda kunywa ikawa, hari igihe muri we iyo agiye nko kwihagarika ujya kubona ukumva isura, impumuro cyangwa ikindi kintu bitewe n'ibyo yafashe. Biravuga rero ngo umubyeyi wonsa igihe azaba yanyoye inzoga azamenye yuko mu mashereka hashobora kujyamo ibidakwiriye. Yagakwiye kuba arya indyo yuzuye ariko nanone nziza, atari bya bindi bajya bavuga yuko umubyeyi wabyaye ngo afashwa cyangwa amashereka aterwa. Hari ikinyobwa bajyaga bavuga cya Bralirwa hirya aho ngo nicyo gituma azana amashereka, ariko hari ibindi byiza byamufasha. Umwana rero iyo amajije gukura, ageze mu buzima ko agenda akura, nanze guhera hamwe ariko ndaza gutinda cyane mu gihe umwana aba atangiye kugira ibikorwa yikoresha, kugenda, guhagarara, kuvugana n'abandi bantu. Uriya mwana wamajije kuva muri cya kigero ashobora guhabwa ifashabere, aba agomba guhabwa ifashabere nayo yo mu buryo bwuzuye. Mu buryo bwuzuye ni ibiki? Ntabwo urafata umwana nanone w'amezi 6 utangire kumuha imyumbati, utangire kumuha ibiryo runaka bikomeye. Uramutangirira ku mboga nabwo ziseye. Abafite ubushobozi bwo kuba bagura ibi biryo byo mu maduka, umenya nanone yuko kigozi cyangwa se amata uri buze kumuha atari buze kuba angana
n'ari ku kigero cyo hejuru. Ibyo bikamufasha kugenda igogorwa ryiwe riterwa n'uko wamuhaye ibikwiriye. Akenshi hari ibibazo tujya duhura nabyo, ugasanga hari ibintu abantu baremye cyangwa bibwiye ariko bigomba kurebwaho mu bundi buryo. Hari indwara zijya zibaho ugasanga ngo umwana yarwaye icyo mu nda, ngo igihorihori n'ibindi bigiye bitandukanye, ngo ibyinyo. Hari igihe biriya ari ingaruka z'ibyo umwana yahawe bitari bikwiriye, igihe cyabyo kitari cyagera, noneho wajya kubona ukabona nk'igogorwa ryiwe ntirigenze neza kubera ko yahawe ibintu umubiri we utari washobora gukoresha, bigatera izo ngaruka. Binajyana n'ibindi, aho yaraye, ibyo yahumetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Twibuka yuko umwana muri kiriya kigero aba agifite ubuzima, ingirangingo cyangwa se inzungano zitari zirema mu buryo bukomeye ku buryo zabasha guhangana n'ubuzima bwo hanze. Ariyo mpamvu uba ugomba kumutwara gahoro gahoro kugeza ku kigero azaba umwana ukuze. Umwana rero iyo atangiye kuba igitambambuga, hari ibintu biba bikwiriye. Papa na mama iyo baganira neza, iyo bavugana neza, kwa kundi umwana baracyararana. Mbibutse yuko tukiri aha hantu hari ikintu nakangurira ababyeyi abagize umuryango. Hari ibintu twita ubusirimu, ariko iyo ujya kureba usanga bitangira kubuza umwana uburenganzira bwiwe. Umwana mu buryo busanzwe yagakwiye guhekwa. Niba twebwe ubwacu nk'abantu bakuru, iyo uryamanye n'umuntu akagupfumbata wumva ari byiza, ni nako n'umwana akeneye ubwo bushyuhe no kumva icyuya cy'umubyeyi no kumva urwo rukundo, kuko hari urwo tubahereza biturutse mu bikorwa tubaha. Mbonereho yuko biriya dufata umwana akabaho ubuzima bwe bwa buri munsi, akamara koswa, yamara koswa agashyira hirya hariya mu gatanda kagenewe umwana, byaba byiza ku isuku. Ariko bibaye byiza byakorwa buke bishoboka, kuko buriya urimo kumwaka urukundo wagakwiriye kumuha igihe mwararanye, yakwinjiyemo yumvisha ubwo bushyuhe bwawe, kuruta kujya kwigunga hariya muri beriso agacomeka urutoki akagira gute. Hari uburenganzira uba urimo kugira gute, uba urimo kumubuza. Aha mbonereho no kubwira ababyeyi, hari ibindi bintu dukunda biba ari ubusirimu, ariko iyo bidakozwe neza nabyo bitera izindi ngaruka. Umwana yagakwiriye kwisanzura. Mbibutse yuko mu buzima busanzwe abantu bakuru muribuka yuko tugira imyenda turarana ituma twibohora, abagabo cyangwa se abadame, robe de nuit, amakanzu y'ijoro aturekuye. Mutekereze umwana wiriwe muri Pampex, yajya no kuryama kugira ngo ataza gutosa uburiri, ukaza kumushyira ku yindi mu gihe weho uba urimo kwibohora ngo ugire ubuzima bwiza. Bishatse kuvuga yuko umwana yagakwiriye kwitabwaho, agahabwa n'uwo mwanya wo kutabohwa n'ibyo tumwambika, twanga kwanduza amashuka, twanga guheka, kugeza no ku babyeyi banga no kosa ngo imiterere y'igituza cyabo itazahinduka, ariko uba urimo kumwima ibyo agenewe by'ibiribwa. Ariyo mpamvu icyo gihe ntabwo uba urimo gutegura umuntu w'ahazaza, kuko watangiye kumwima uburenganzira bwiwe karemano yaremewe mu buzima busanzwe. Wewe urimo kumva ko wigirira neza, kandi aribwo wagakwiye kumusangiza ubwo buzima, kuko ari we muhesha w'igice cy'ubuzima bwiwe. Tugeze rero hahandi dutangira kuba umwana yaza akaguhobera, akakuganiriza, akakwitaho, akamenya ko ugiye mu kazi usohotse. Biriya bintu nabyo mu rwego rwo kubaka umwana tuba tugomba kubishishozaho, kuko rimwe tubakorera ibintu tutarimo kubatoza abazaba bo imbere. Umwana ntago we azi niba yanduye cyangwa atanduye, ntazi niba yibozeho. Icyo azi cyo nuko papa amubonye kandi arashaka kugira gute, kumuhobera. Kuvuga rero ko wambaye imyenda myiza ntumwakire, umubujije urukundo karemano, niwe utangiye kumuhindurira imiterere n'imimerere, mu gihe we karemano n'impano y'Imana n'imimerere yari afite byari biteye neza. Byari bikwiriye kugira ngo abagize umuryango tumenye kuriya mwana, kumufata tukamuhobera, tukamuterura, tukamuvugiriza ubuzuruzuru, ukamushyira mu gituza cyawe, urimo uramuremamo, urimo urakira nawe. Mwibuka yuko uyu umuntu abikora neza, nawe navuga ngo aba yisubiza ubuto, kuko aba arimo gusangira ibyiza n'umwana n'umuziranenge, bigatuma nawe yongera kumva anezerewe. Aha mbonereho kubwira ababyeyi yuko hari imikino, hari ibintu tukinisha abana ariko bitagakwiriye.
mu giturage ujya ubona babahesha inzoga ku muheha, abandi bagatangira gutyo. Ntabwo biba bikwiriye kuri uriya mwana. Hari irindi kosa ababyeyi tujya dukunda gukora cyane ku bana iyo bamajije kuba ibisekera abanzi, kwa kundi batangiye guseka, umwereka ikintu agaseka. Hari uburyo ababyeyi bakunda guterera abana hejuru akumva ni byiza. Biriya bintu ntabwo ari byiza, kuko hari igihe ubikora uko umutereye kwa kundi agenda agira ubwoba, bikangiza imitsi ye yo mu bwonko kubera ubwo bwoba wamuteye. Ni kimwe yuko rimwe na rimwe abana bajya barira kubera icyo bashaka, ntitwite kumenya ku cyo bashaka, ahubwo tugatangira kubakanga. Ceceka, igisimba, ibindi byose urimo uramubuza uburenganzira, ukamuremamo yuko ku isi arimo cyangwa ubuzima bw'inyuma y'aho ari habi kubera ko hari igisimba cyangwa ibindi bintu. Ibyo nabyo ababyeyi baba bagomba kubyirinda. Umwana rero iyo amajije gukura aba agomba kwereka urukundo muri ubwo buryo bwose, ari uburyo bw'imivugire, ari uburyo bw'ibyo kumuha. Rimwe na rimwe tukibuka yuko umwana uko aba atubona tuba turi bandebereho, aturebereho. Iyo papa na mama bagize amakimbirane bagatonganira mu cyumba, nubwo mwakwibwira ko atumva cyangwa atabibona, ariko se kuki amenya ibiganza bya mama we akamenya n'ibiganza by'undi uba mu rugo, cyangwa akamenya ijwi ry'umuntu? Ni nayo mpamvu biba bikwiriye kugira ngo niba hari ibibazo ababyeyi bafite, hari impaka barimo kujya zubaka cyangwa zitubaka, baba bagomba kubikora mu buryo bitaza kubaho ingaruka ku mwana, kuko biramutangira kumugiraho imitekerereze idakwiriye no kumva mu buryo bwiwe atazabasha kwisanzura. Iyo dukomeje umwana arimo arakura agera ku kigero dutangira kuganira, ni byiza kuganira nawe ibintu byiza. Ni byiza guha umwana ibikinisho bikwiriye. Ni byiza kugira ngo umwereke, niba ari abareba televiziyo cyangwa abahabwa telefone cyangwa se biriya bikoresho by'ikoranabuhanga, kumushyiramo porogaramu zikwiriye n'ibimwubaka. Ujya kubona ukabona umwana uyu munsi ku ishuri muri nasari cyangwa se mu kiburamwaka, imikino yiwe arimo arakinisha kwerekana imbunda kurasa, kandi kurasa bivuga kwica. Watangiye kumwangiriza ubwonko kubera ko nibyo yabonye. Ubutaha azajya kubona ubone arimo arakina bya bipfunsi bya babandi, abyigira ku kandi kana mugenzi wiwe, kuko wamutoje ibintu bidakwiriye kandi bikwiriye byiza byari bihari. Mbibutse ko hari imikino myiza abana bagomba gukina, kandi muri kwa kuyikina ikaba idahenze mu buryo bushobora kuba buhari. Ushobora kumukinishiriza, kumuha ibintu byo kubara ku mwana utangiye kugera hejuru. Ushobora kumushushanyiriza cyangwa kumukorera utuntu aza guteranya tukavamo ikindi kintu. Duhereye mu giturage kera, umwana wajya kubona ukabona arashaka kubaka inzu akoresheje udutafari cyangwa ibindi bintu. Byarandazamukaga uko agenda akura, kuko yarahetswe, abona uko wenda mukuru we bamuhetse cyangwa ahandi arabibona. Ukabona umwana w'umukobwa arimo araheka umukanana cyangwa ikindi kintu yabonye, nuko rwari rwo rugero rwiza yabonye. Ariko binagendana na kwa kundi tutarimo gushaka guheka, nabwo ntabwo turimo turabigisha. Ukabona umwana kubera ko yavukiye ahantu hari inka, afite inkoni arashaka kuragira, atangiye kwiga kuvugiriza cyangwa kuvuza igikobwakobwa kubera yuko yabibonanye umubyeyi wiwe, kandi ni uburyo bwiza bumuganisha mu matungo. Byageragaho urwana nawe ajya guha hari inyana cyangwa se inka ubwatsi, kubera ko ari urugero rwiza wagize gute wamuhaye. Birakwiriye rero kugira ngo twigishe abana bacu ibintu byiza, nibwo tuzaba turimo gukora umuryango w'ahazaza. Twagera ku kigero cy'ingimbi, akaba ariho tusoreza, tukazakomeza n'ibindi biganiro bizaza. Umwana aba agomba kuganirizwa ibintu byiza, kandi agahabwa icyizere cy'ahazaza ko azavamo umuntu ushoboye. Ni ikosa rikomeye kubwira umwana mutoya ko bitazashoboka, kuko twese umwana uko tumubona n'abakuze bisanze mu buzima batari bazi yuko babamo, kubera yuko hari icyari kibitse muri bo. Hari uwigeze kuvuga yuko mu buzima busanzwe Imana ari itugenera ahazaba, kugeza ku rwego rw'uko ngo ireba mu nda y'ingumba ikabonamo ishyanga rikomeye. Mu mwana aba arimo byose bishoboka, ikiba gikwiriye ni ukutabibuza inzira cyangwa ngo tubiyobye tubijyane ahandi, kuko nibyo bijya bibyara ingaruka.
ababyeyi dufite umutwaro ukomeye cyane wo gutangira kubwira abana ibintu byiza bazaba byo bazakora, kuko niko kubaremamo byiza kuruta kubihebesha ko bitazashoboka, bizava hehe, aha dutuye, uku turi. Mbibutse ko hari ibintu umwana atagakwiriye gutangirana nabyo bimubera umutwaro, wagakwiye kuba umutwaro w'ababyeyi gusa umwana atabimenye. Babyeyi, byari bikwiye ko niba umubyeyi atari yabona amafaranga y'umwana w'ishuri, twagiye umwana yakuze, yagakwiye gutanguranwa cyane, akaba ari we ujya kubibwira abarezi, kuruta ko abarezi bazabwira umwana ngo weho ntiwarishye butashye, kuko bitangiye kumutera igikomere no kumva ko bidashoboka cyangwa se arimo kubuzwa uburenganzira, ubwo bikagera no mu muryango. Ariko iyo bibaye byiza, ababyeyi twitaye ku bana, haba hari ahantu ari ku ishuri ibyo atari yabona, tukihuta kujya kubabwira uko tuzabikemura, bimufasha kumva ko ari umwana unezerewe uguye neza. Mwibuke yuko iyo umuryango ufite amakimbirane agera ku bana. Kugira ngo papa na mama bazatandukane, bahukane cyangwa barwane, umwana azagere ku ishuri bavuge ngo dore uriya mwana ngo iwabo ngo basize mama cyangwa mama yasize papa, tubaho twenyine. Ibyo bintu biri buze gutuma tubakika ahazaza, kubera ko yatangiranye komplekse, ibikomere no kumva ataryohewe na sosiyete, aribyo bizamutera kwitakariza icyizere mu murongo abandi bari bujyemo. Umwana aba ari umwere, aba yumva ko umubyeyi ibintu bye byose yabishobora. Umwana iyo utamutwaye mu modoka abwira papa we ko azamugurira iyiwe. Umwana iyo ahuye n'umusirikare cyangwa n'umuntu ufite ububasha, akaba wenda atamubwiye icyo agomba cyangwa amubonye runaka, abwira papa yuko yamubasha, mu gihe atamubasha kubera yuko afite ibyo ashoboye. Ariko umwana kukigera kuri cya kigera aba yumva papa ari byose, niho uba ugomba kumwubakamo yuko nawe azashobora byose. Iyo ugize ibyago ugatangira kumubuza ubwo burenganzira n'imitekerereze yiwe, ubwonko bwiwe, kubaho kwiwe, usanga bitangiye kudindira, kandi aribwo wagakwiye kumwubaka muri ubwo buryo. Ubwo twari tugeze mu gihe cy'amashuri. Iki kiganiro ndagifata nk'aho ari iriburiro, introduction, dushobora kuzajya dufata agace kamwe tukakicaraho tukakaganira, kuzageza ubwo n'umukecuru agomba guhabwa keya, ntirube urukwavu rukuze barya, ahubwo agatangira kubona umusaruro w'abuzukuru. Apana ujya kubona ukabona ababyeyi batangiye gukura, abana babo bakuru ndetse bubatse barimo gutangira kurwanira mu masambu n'imitungo, kandi ababyeyi bakiri aho ngaho. Nabyo biba bibabaje, kuko ntago tuba turimo kuzasazisha neza wa mubyeyi. Rimwe na rimwe ari n'umubyeyi wagerageje no gusenga, ashobora gusazira mu bwihebe, bikamutuma hari ukuntu bigenda nabi, kubera yuko hari ukundi kuntu byagenze. Murakoze rero muri uyu mwanya, muri iki kiganiro kibanza, igice cya mbere, ngira ngo mwumvishe uburyo ki dukwiriye gutegura umwana, umuntu akiri mu gihe cyo kugira ngo azasamwe, ababyeyi biwe bagatangira kumutegura akazavuka cyangwa se akazavukira ku babyeyi bamushakaga, kugera ku rwego rw'uko atwiswe agomba kuganirizwa, bikagera ku rwego rw'uko agomba kuvuka avukiye mu buzima bwiza, mu biganza byiza bimuha icyizere, bikazagera ku rwego rw'uko agomba kurindwa, aho atangiye kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, ibibi tukabijyana kure yiwe, tukamwereka ibyiza, kuko nibwo tuba turimo kubaka umuntu w'ahazaza. Murakoze, Imana ibahe umugisha, tuzasubira mu bindi biganiro bizakurikiraho.